Igitondo ciza, igitondo c'umugisha, igitondo c'amahoro ndetse igitondo c'umunezero. Bavandimwe, kambashimire mwese aho muherereye, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, mu burasirazuba ndetse no mu burengera bwaryo. Mbabwire ko ubu twongeye kugira amahirwe yo kongera kuganira ku byanditswe biziranenge. Nkaba nifuje ko kuko turi mu bihe bikomeye kandi ibihe bibanziriza kurimbuka ku iyi si, nkaba nifuje yuko kiga neza igitabo cya Daniyeli, twakirangiza tugafata igitabo cy'ibyahishuwe kugira ngo tumenye aho isaha igeze. Uhereye kera kose umugambi wa Satani wari uwo gutuma abantu bakura intekerezo zabo kuri Yesu bakazerekeza ku muntu, ndetse no kurimbura umutima wo kuzirikana inshingano umuntu yahawe. Azabazwa. Uwo mugambi wa Satani rero wapfubye igihe yageragezaga umwana w'Imana, ariko wagezweho neza ubwo yageraga ku muntu wacumuye. Ubukristo bwarangirijwe. Abapapa n'abapadiri bihaye umwanya w'isumbwe kandi bigisha abantu kubarangamira ngo bahabwe imbabazi z'ibyaha byabo, aho kugira ngo abantu ubwabo barangamire Yesu Kristo. Abantu barashutswe rwose, bigishijwe ko abapapa n'abapadiri bahagarariye Kristo, nyamara mu by'ukuri bahagarariye Satani, kandi abapfukamira baba baramya Satani. Abantu bifuzaga Bibiliya, ariko abapadiri babonye ko kubareka ngo bayitunge bayisomere ubwabo ari ingorane zikomeye. Batinye ko bamurikirwa maze bagashyira ahagaragara ibyaha by'abayobozi babo. Abantu bigishijwe kwakira ijambo ryose riturutse kuri abo bashukanyi nk'irivuye mu kanwa k'Imana, bafite ubwo bubasha ku ntekerezo z'abantu, kandi Imana yonyine ariyo ikwiriye kubugira. Haramutse hagize abantu bahangara gukurikiza iby'imitima yabo ibemeza, bakwanga urwango nk'urwo Satani n'abayuda banze Yesu, kandi abari mu myanya y'ubuyobozi bashaka kumena amaraso y'abantu. Neretswe igihe Satani yatsinze mu buryo budasanzwe. Abakristo batabarika bishwe urw'agashinyaguro bazira ko bemeye gushikama ku butungane bw'idini yabo ariyo Bibiliya yaranzwe, ndetse hakoreshejwe imbaraga zose kugira ngo itsembwe ku isi. Abantu babujijwe kuyisoma, uyisomye akicwa, kandi Bibiliya zose zashoboraga kuboneka zaratwikwaga. Ariko neretswe ko Imana yitaye ku ijambo ryayo mu buryo budasanzwe. Yarinze mu bihe binyuranye hagiye hasigara ibitabo za Bibiliya nke cyane, ariko Imana ntiyari kwemera ijambo ryayo ko rizima burundu, kuko mu bihe byanyu hagombaga gucapwa kopi nyinshi za Bibiliya mu buryo umuryango wose uyigira. Satani ntiyashoboraga gukoma mu nkokora iyi nama y'agakiza. Yesu yarabambwe, maze ku munsi wa gatatu arazuka. Ariko Satani yabwiye abamarayika be ko azatuma kubambwa no kuzuka bikoreshwa ku bw'inyungu ze. Yashakaga ko abizera Yesu bakwizera ko amategeko yerekeye ibitambo n'amaturo by'abayuda byarangiye igihe Kristo yapfaga. Bityo yabishoboraga agatuma baja kure cyane, maze akabatera kwizera ko amategeko 10 yapfanye na Kristo. Bavandimwe rero, ndagira ngo nk'uko maze kubyumva cyangwa se mumaze kuvuga, twinjire neza mu gitabo cya Daniyeli kivuga iby'ubuhanuzi kugira ngo tumenye igihe tugezemo. Kadusenga Imana. Urakoze Uwiteka Mana yacu, urakoze ko wongeye kuduha umwanya wo kongera kwiga ijambo ryawe, ndetse no kwinjira neza mu gitabo cyawe ngo twige ubuhanuzi, kuko turi mu bihe bigoranye, turi mu bihe by'amayoberane y'umugome. Uwo mugome
ubutegetsi bw'abaromani bwigira nk'ubukirisitu kandi ari igikoresho cya satani. Ubwo tugiye kwinjira neza mu gitabo cya Daniyeli dusobanurira abantu ibintu bigendanye n'ubuhanuzi, ndagira ngo uzahe buri muntu wese gutega amatwi kandi buri wese umuhe kumva no kwiga no gusobanukirwa inzira yawe. Uko niko gusenga kwanje, ni mu izina rya Yesu, amen.